uca amazi inzozi ute? Uca amazi wowe ni wowe uzizana, ni wowe uza aho ziva. Si ujya kubona ukabona birayi. Ujya ubahora ku bantu bategereza Imana ngo kereka abo mu masezerano nta mpamvu ngo abo ngabo bazakorwa n'isoni. Farawo yumva ko tuzakorwa n'isoni, ariko nagira ngo ngutangarize ko nta soni zizadukora kuko twiringiye Imana ikomeye, kuko twiringiye Yesu watubambiye Karuvali Golgotha. Imana y'amahoro rero ikomeze kubana natwe. Ko reka mbabwire, nirukanye Farawo mu izina rya Yesu. Nirukanye amaboko ya Farawo, nirukanye imbaraga za Farawo, nirukanye abazimu ba Farawo, nirukanye ibikoresha Farawo, na imyumvire mibi afite ndayirukanye mu izina rya Yesu. Imyumvire afite yo kwanga kurekura ubwoko bw'Imana ndayirukanye mu izina rya Yesu. Nimvuga Farawo, ni Farawo mukorana mu kazi, ni Farawo mwirirwana mu kazi, ni Farawo ugukoresha uburetwa aho wirirwa, Farawo udashaka utera imbere, Farawo udashaka kuva mu buretwa, Farawo ushaka wirirwa umukorera guhera kuwa mbere kugeza kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu, icyumweru kigashira umwaka ugashira, umukorera akabona ntibihagije, ahubwo akakomeza kongera ibihano. Mu izina rya Yesu uwo mufarawo ndamwirukanye ku buzima bwawe. Niruka ikizabitera, twirukanye igitera mu izina rya Yesu. Twirukanye igitera, niba ari uwo muturanye, niba ari uwo mwirirwana ushaka kukuzanira ibigeragezo, mu izina rya Yesu Imana y'amahoro nimukure mu nzira, ave mu nzira agende, akuve mu maso. Ubuzima bugira gute? Ubuzima bukomeza. Imana yacu nishirukanye izi nka, ibi bigeragezo, izi nka turagira zigahindukira zikatwica, turazirukanye mu izina rya Yesu, turazikumiriye mu izina rya Yesu. Kate kacinara Yesu. Ni inka urayiragiye irahindukiye irakwisha. Mana ndakumiriye, ndakubise abo bazimu ndabacyaye. Nukuba waryaga nta kibazo ufite ukabuye guhura n'ikigeragezo cy'inzara. Ibigeragezo ni byinshi, ibigeragezo biratandukanye, ariko turavuga ngo Mana ibi bigeragezo biri kuzanwa nani? Bizaragezo bizana mu izina rya Yesu. Niba bidaturutse mu bushake bw'Imana turabikumiriye, turakubita katika jina la Yesu. Izi uca amazi inzozi ute? Uca amazi wowe ni wowe uzizana, ni wowe uza aho ziva. Si ujya kubona ukabona birayi. Ujya ubashimwe cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, bwiza bw'Imana abane namwe. Amazina yanjye rero ni Mushumba, ayo niyo mazina yanjye yasuje mu izina rya Yesu. Amahoro biva ku Mwami Imana bibagereho mwese aho muri hirya no hino, ubwiza bw'Imana bubagereho, urukundo rw'Imana rubagereho mu izina rya Yesu. Turabakunda rero, niyo mpamvu tubagezaho ijambo ry'Imana tukabasobanurira cyangwa tukababwira iby'inzozi kugira ngo bafite icyo bafite ubundi bumenyi. Mushobora kwandika muri comment mukatubwira. Utarakora subscribe wayikora kugira ngo uko ibiganiro tugisohoye cyangwa se uko ducishijeho ubwo butumwa message igibasha kubageraho, kandi ntimukayifate nk'ibintu bisanzwe, ntimukayifate nk'ibintu biraho, kuko uko niko kuri. Nta mpamvu kuko Yesu ari hagije. Yesu ni mwiza kandi ashoboye ibintu byose. Turashima Imana rero ko yongeye kubana natwe, turashima Imana ko yongeye kutugeza kuri uyu munsi tuhumeka umwuka w'abazima. Iyo tubitekereje dusanga mu rukundo rw'Imana, iyo tubitekereje dusanga harimo byose. Hanyuma umwe yaravuze ngo ibintu byose bizashira, amafaranga azashira, ubutunzi buzashira, ariko ikintu bita imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo bizahoraho iteka ryose. Imana nishimwe. Ubu rero mpamvu umuntu atwidegembya, mpamvu umuntu twicara tukanezererwa tukagira ibyishimo byinshi, ni ukubera urukundo rwa Yesu, ni ukubera ineza ya Yesu, ni ukubera ko Yesu yaje akaza akaba muri twebwe. Imana nishimwe rero. Niba ushaka amahoro, niba ushaka kugubwa neza, ngwino kwa Yesu agutegeye amaboko. Mubo yapfiriye nawe urimo, wapfiriye nawe urimo. Imana nishimwe. Rero tugiye gusenga uyu munsi, cyangwa se tugiye kubwira abantu tubabwire ngo nimusenge, kuko intambara zo ntizizashira. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, tugomba kurwana, tukarwana tugafightinga Z. Intambara zo tuzahura nazo, tukwiye rero gushaka uburyo duhangana n'izo ntambara. Imana yacu iturengere kandi Imana yacu iturwanirire. Imana ni yacu, ntizadutererana, ntizadusiga, ahubwo icyo dushakaho nuko tuyegera, nuko tuyihamagara tukayibwira. Muri njye ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe. Ngo arakunda kandi arafasha abashavuye, arakunda arafasha abababaye. Kuyavuga ngo muze mwenyine twihererana, ngo munsanga ahantu hatari abantu, ngo dore imiriho igise gute irabarembeje. Arafite imiruho, ararushye, ariko ntibazi aho bakwiriye kuruhukira, ntibazi aho bakwiriye gukurirwaho imitwaro. Mukristo yarose ngo arutabona ngo ari mu umudugudu we ugurumana ushya urimbuka. Ngo ntabwo nkwiriye kurimbukana n'ubwo bwoko. Warangije arahaguruka aragenda. Haleluya. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo nuryama ukarota ikintu bita inzozi, ntuzazica amazi. Ko nyambwira nkabwira ngo upinga cyangwa ukabica amazi, ntitubisuzugura, bisuzugura kuko ntuzi iyo biba byavu. Niyo mpamvu ikintu cyose ibyo bintu bikwiye kubiha agaciro. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ntabwo ikibara. Uyu munsi rero inzozi z'uyu munsi ni umuntu warose, cyangwa se ni umuntu wabonye wari urusa nkaho yararagiye inka. Hanyuma ngo iyo nka yararagiye yari inka nziza, yari inka nziza cyane, yari inka nziza, ariko ngo iyo nka wagiye kubona abona inkiramuhindukiye
ishatse kumwica. None ngo yari afite agakoni gatoya ayigakubisa kubise muri ya mahembe yayo, agakoni kahita gacika. Inka iramwirukankana igenda imwica. Rero reka mbabwire, ni ibibazo bikomeye n'intambara. Inka ubundi busanzwe mu buzima busanzwe tukuraho amata tukinywera, tukagurisha tukibona amafaranga. Igihe cyagera murabizi ko bigenda, sinshaka kubitondora uko bingana, ariko inka iyo tuvuye mu by'umubiri tukajya mu by'umwuka, tukajya mu bw'umwuka, kuko ijambo rivuga ngo abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Hanyuma ngira muhindukirira, inka yararagira muhindukirira, afite agakoni gatoya arakubita biranga. Ariko bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo intambara, njyewe ubundi inka kenshi iyo twagiye twave mu mubiri tukajya, inka ubundi yitangiye kuzi kwica biba ari ibigeragezo, bari intambara ugiye guhura nazo. Nabwira abantu babwira ngo iyo urose ikintu si ngombwa ngo icyo kintu kite gisohora, ahubwo hari impamvu Imana iba yabanje kukikwereka, ni ukugira ngo usenge, ukumire, uteshe, ukubite, kugira izo ntambara zose n'izinaza. Haleluya. Dukunda Imana. Ni ukuvuga ngo iyo izo ntambara munsi ibyo bigeragezo iyo bije bigasanga uhagaze neza, bimera nk'imvura iri kugwa ku rutare, bimera nk'imvura iri kugwa ku nzu yubatse ku rutare. Imana yacu nishimwe. Umwanditsi umwe yaravuze ngo abantu babiri ngo bubatse inzu, ngo umwe ngo yubaka ku musenyi undi yubaka ku rutare, ngo hanyuma ngo imvura ngo iragwa, ngo imaze kugwa iyo ku musenyi ngo iragwa yitura hasi birasenyuka, ukugwa kwayo kwabaye kubi. Ngo ariko ngo yubatse ku rutare, haleluya, ngo iyo nzu yubatse ku rutare ngo irakomera, ntiyagira ikintu iba. Rero mureke twubake ku rutare. Iyo wasenze Imana, iyo wasenze Kristo ukabana nawe neza, niyo wahura n'izo ntambara, niyo wahura n'ibyo bigeragezo, urakomera. Urakomera, nta kintu ntacyo bigutwara, biraza bigakubita bigasiga uhagaze. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ntabwo. Ubwo ndi kukubwira ngo iyo nka yahindukiye ikamwica, ni ibigeragezo ugiye guhura nabyo, ni intambara ugiye guhura nazo. Rero nusenga Imana, niza ntambara zaza zisanga ukomeye, ariko impamvu Imana ibikwereka ni ukugira ngo usenge. Iyo wasenze izo ntambara zivaho, wasenze Imana. Ariko iyo Imana yemeye kuziza, ubwo ifite uko ibigenza. Ariko kuri kwa gusenga, muri za mbaraga zo gusenga, urakomera, ntunabibone, ukabibona nk'ibitariho, ntibigire n'icyo bigutwara, ntibigire n'icyo byangiza, kubera ko wasenze Imana. Imana yacu nishimwe. Ariko mu izina rya Yesu turirukana izi nka, turirukana ibigeragezo n'ababizana. Kubera iki abantu rega, iyo tuvuze ngo ibigeragezo tukavuga ngo tugiye guhura n'ibigeragezo, ushaka kuba uri mu kazi ukaba ugiye guhura n'ikigeragezo cyo mu kazi, ushaka kuba wari muzima ukaba ugiye guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi, ushaka kuba waryaga nta kibazo ufite ukaba ugiye guhura n'ikigeragezo cy'inzara. Ibigeragezo ni byinshi, ibigeragezo biratandukanye, ariko turavuga ngo Mana, ibi bigeragezo biri kuzanwa nande? Bizaragezo bizana mu izina rya Yesu. Niba bidaturutse mu bushake bw'Imana, turabikumiriye, turakubita katika jina la Yesu. Izi ntambara, ibigeragezo turabikumiriye mu izina rya Yesu. Nta kindi gituma tukumira ibi ngibi, ni isengesho, ni imbaraga ziva mu Mana. Imana yavuze ngo nta kindi kizagaragaza ko muri kumwe nanjye, nuko ibyo muzasaba mwizeye ibyo bizasohora mu izina rya Yesu. Rero ibi bigeragezo bidaturutse ku Mana turabitesheje agaciro. Ibigeragezo bidaturutse ku Mana tubikubise hasi mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro irengera ubwoko bwayo, Imana y'amahoro turwanirire. Reka nkubwire, twirukanye izi nka, ibi bigeragezo, izi nka turagira zigahindukira zikatwica, turazirukanye mu izina rya Yesu, turazikumiriye mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ni inka urayiragiye, irahindukiye, irakwisha. Mana, ndakumiriye, ndakubise abo bazimu, ndabacyashye mu izina rya Yesu Kristo. Imana twiringiye niyo kwizerwa, Imana twiringiye niyo kubahwa. Nanjye mpagaze mu kwizera, mpagaze n'amaguru yanjye mu kwizera. Ninginze Imana, ndavuze ngo ndacyashye umuntu wese ugiye guhura n'izi ntambara, umuntu wese ugiye guhura n'ibigeragezo, niba bidaturutse ku Mana, ndabikumiriye mu izina rya Yesu. Imana nishimwe cyane kandi Imana ntabwo icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana iri kudushakaho muri iyi minsi. Ni igitabo n'ubundi cya kabiri cya Mose, cyo tumaze iminsi dusomaho. Igitabo cya kabiri cya Mose kivuga kuva, cyangwa se bisobanura kugenda cyangwa gusohoka. Imana igira ahita usohora, Imana igira ahita uvana mu izina rya Yesu. Nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibigeragezo ari byinshi, ariko Imana ituvane muri izo ntambara. Hari n'ababirimo, ubu tuvugana hari abari mu bigeragezo, hari ababirimo, ariko Imana ibasohoremo amahoro. Imana yacu nishimwe. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hano ni igice cya gatanu cyo tugezeho, tutira amagambo avuga ngo Farawo agwiza uburetwa bw'Abisiraheli, bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Urumva, Mose na Aroni bakigera muri Egiputa kwa Farawo, bamubwira Farawo ibyabaye, babwira ko Imana, bamubwira ati Imana yadutumye ngo rekure ubwoko bwayo. Ngo Farawo abyumvise, noneho arushaho kugeza iki? Uburetwa. Niyo mpamvu nkubwira ngo izi ntambara, ibigeragezo duhura nabyo, nubwo tubona ari nka yaje twica, nubwo ubona ari nka yaje kwica, ariko witekereza ko ari n'ibigeragezo urimo ushaka kugiye guhura nabyo, haba mu kazi, haba aho wirirwa, haba mu buzima bwa buri munsi. Ariko ibyo bigeragezo hari ikizabitera. Twirukanye gitera mu izina rya Yesu.
kwirukanye igitero, niba ari uwo muturanye, niba ari uwo mwirirwana ushaka kukuzanira ibigeragezo, mu izina rya Yesu Imana y'amahoro imukure mu nzira, ave mu nzira agende, akuve mu maso, ubuzima bugira gute, ubuzima bukomeza. Imana yacu nishimwe. Cyangwa se akubite ku rutare, amere nk'ukubise ku rutare, abizane bifata ubusa kubera ko wasenze Imana. Imana ishimwe. Ni ngo musenge Imana. Farawo ngo agwize uburetwa kuri aba bantu, kuri aba Bisirayeli, kuri abantu b'Imana, kuko yumvishe ko Imana ibakene, kuko yumvishe ko Imana ishaka kubacyura. Ngo aratekereza, ngo arebe imirimo bakoraga, areba ibyo bakoraga, abona bitari buvemo, aravuga ngo no, ahubwo mugwize iki, mugwize uburetwa. Yesu hano ku gice cya 5 ku murongo waho wa 6. Uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakira inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanyirizaho na make, kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwe imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Imana yacu niturengere. Urumva umwanzuro Farawo yafashe? Uri kumva umwanzuro Farawo yafashe? Ariko reka mbabwire, nirukanye Farawo mu izina rya Yesu. Nirukanye amaboko ya Farawo, nirukanye imbaraga za Farawo, nirukanye abazimu ba Farawo, nirukanye ibikoresha Farawo, na imyumvire mibi afite ndayirukanye mu izina rya Yesu. Imyumvire afite yo kwanga kurekura ubwoko bw'Imana ndayirukanye mu izina rya Yesu. Nimvuga Farawo, ni Farawo mukorana mu kazi, ni Farawo mwirirwana mu kazi, ni Farawo ugukoresha uburetwa aho wirirwa, Farawo udashaka gutera imbere, Farawo udashaka kuva mu buretwa, Farawo ushaka wirirwa umukorera guhera kuwa mbere kugeza kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu, icyumweru kigashira, umwaka ugashira, umukorera akabona ntibihagije, ahubwo akakomeza kongera ibihano. Mu izina rya Yesu uwo mufarawo ndamwirukanye ku buzima bwawe. Nirukanye Farawo, nirukanye uwo mufarawo, nirukanye umufarawo mwirirwana ushaka kukuzanira ibibazo, nirukanye umufarawo mwirirwana ushaka kuzanira intambara, nirukanye Farawo ngo mu izina rya Yesu. Farawo yaba burwayi, Farawo yaba ubukene, Farawo yaba uwo mwirirwana aho ngaho, Farawo yaba umugore wawe, ariko iyo myuka mibi ndayirukanye mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu ndamwirukanye. Imbaraga zimukoresha ndazicyashya, ariko nawe haguruka usenge kugira ngo wirukane imbaraga zimukoresha. Imana y'amahoro yacu nishimwe. Hari igihe yumva ko tuzahora mu buretwa, hari igihe yumva ko ari ukutuzahora, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo si ukutuzahora ku bantu bategereza Imana, ngo kereka abo mu masezerano y'inama ngo abo ngabo bazakorwa n'isoni. Farawo yumva ko tuzakorwa n'isoni, ariko nagira ngo gutangarize ko nta soni zizadukora, kuko twiringiye Imana ikomeye, kuko twiringiye Yesu watubambiye Karuvali Golgotha. Imana y'amahoro rero ikomeze kubana natwe, Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe. Haleluya, haleluya. Turashima Imana rero ko ari yacu, turashima Imana ko izatugirira neza. Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe, Imana y'amahoro ikomeze kubarinda mu izina rya Yesu. Amen. Uca amazi inzozi ute? Uca amazi wowe ni wowe uzizana, ni wowe uza aho ziva, si ujya kubona ukabona biraje.